Ladies and gentlemen, put your hands together for Isakari. Iminsi yari ibaye myinshi tudataramana, ndishimye kuba nkomeje kwanda. N'uyu munsi nanze. Anyway, maze iminsi noneho natuye i Kigali sinyiri Musambira muri Kamonyi. Nateye imbere njya kuba mu Gasyata. Gusa nyine I like the way Kigali irimo iratera imbere. Gusa hari ibintu mukora for nothing bidafite umumaro. Hariya muri intwari harimo miruwari. Ziriya miruwari nta kintu zimara, ariko nabonye abakapo bari kuzibyaza umusaruro cyane. Urimo urajya kwihagarika ugasanga iniga irya murimo muracungana. None naye mukanya ngiyeyo mbona umukapa arimo arandeba, ndavuga ni nka kwishyura nanjye ndamureba, murebye mbona burya yewe mbega umuntu munini. Noneho njyewe narimeze nk'uwipfumbatiye akanini. Umukapo arandeba arambaza ngo bro, ngo ntabwo uri bwinyare mu ntoki. Ndebye ukuntu kingana ndavuga ni cyaba gikorera inyumara. Mitarangira kwisobanura ngo yandatungereza. Anyway, guverinoma y'u Rwanda idufashe ku miti bandike y'Ikinyarwanda. Ngejo bundi nagize gutyo umutwe urandya, mbuze ibinini, mu rwari hari ibinini bisa umweru. Ndavuga ni byari byo byose ni iby'umutwe. Mbiriye nsanga ni ibikamye imihango. Iwacu ni mu cyaro haracyaba abapfumu. Haba igipfumu bita Rutsibuka, ni ikinyamitwe bya Atari. Hari umuntu wari ufite inyatsi ngo yo kuyobya amafaranga kiramuragurira ngo ntazongere kuyobya amafaranga. None agiye kukishyura abura liquide, akishyuye kuri telefone arayoba. None naye nagikoreye agaserivise ejo bundi, nagikoreye agaserivise kibura ikintu kimemba mu muti wongera akanyabugabo. Ntabwo yahise ansobanurira, cyari cyahinze, nari nagishyize kuri Instagram ngo kijye gihigiraho abantu gifasha. Cyahinze bya Atari nicyansobanurira ngo kiraza kundeba. Naye ni ndawubyaza umusaruro pe ndiyeranje. Noneho bigeze nko mu masaha 12 kikoza mu rugo gisangayo mama gusa. Kiramubaza ngo ese ngo Isakari ari he? Ngo Isakari yahoze yisirisimbye hano mbona yabuze amahoro. Ngo bigeze nka saa 9 ndajya kureba wa mukobwa wawe. Ngo kuva iyo saha na n'iyi saha, kuva saa 9 gushyika saa 12 sindamucirye. Umupfumu yahise yubirwa ahita avuga ngo mba kiramuhitana. Kristera niwe muntu ngo arafana football yo hanze, ariko niwe muntu ufana mu Kigali. Ejo bundi namubonye yambaye jacket ya Man City. Yari yambaye t-shirt ya Man City ifubitse jacket ya Man U. Niwe muntu ufana mu Kigali bya Atari. Hari namuza amuze uyu munsi namuciye inyuma niyogoshesheje ahandi hantu. Anyihangana ariko niwe wabite, amuza akora muri salo yitwa Ubwiza. Kuba akora amatari mwiza ntabwo ari ikibazo. Ahubwo gute salo yitwa Ubwiza yogosha boss Merci ni umuntu mwiza, umuntu uguhemba ntabwo yaba mubi. Ariko nkaho ibyo bidahagije bogosha Rusine ni ikibazo. Anyway, abakobwa b'inyamirambo ni abantu bavuga ngo bari hot. Ngo bari hoti, ngo nta kintu batinya kuvuga, ngo nta n'icyo batinya kubona. Nge nagize gutya ndavugana, ariko ubundi wakwipevera inkumi y'Inyamirambo. Ndayinjirira, yitwa Keti ndamutereta, bicamo turakundana, yari afite nyashi.
bicamo turakundana noneho rimwe Keta aza kumpamagara ngiye dushe ndamubwira rero nambaye ukuri ngiye koga ahita ambwira ngo yo ngo wambaye ubusa ahita nkupa mpita abatipe tubana ati mwe murabeshya mu wamuhinda man abana bafite ikinyabupfura ku rwego atakuvugisha wambaye ubusa nyirimo ndabasobanura ahita amamagara video call yahise amamagara video call none ndavuga reka ndebe wenda hari ukuntu telefone yikoresha ndavuga nimba neyakane nanjye nanamuratira ubundi niba na ngombwa ndamufata mufashe akireba mbona niwe mbona live none ngiye kumukupa atangira kuvuga ngo let me tell you something nkumva ngo ngupira vubwo bwatsi bwarya Mbega igihugu cy'u Rwanda kirimo kiratera imbere gusa siko twese dutera imbere abantu tugikoresha Android nge mvugisha ukuri ariko kuba nkoresha Android mfite impamvu imwe yakabaye ibimbuza n'indi mpamvu ibinyemerera impamvu yakabaye ibimbuza nkunda ukuntu mubikamwe ibyangombwa ukumva nta kibazo naje ejo bundi nariganye mugenzi wanjye fata indangamuntu nyikubita muri Android murabizi ukuntu zishyuha nagiye ku ishuri barambwira ati uyu ni wowe ndababwira ni nge rwose none yari yashyushye amatama yabyimbye ngo umusekirite yahise ambaza ngo upfana iki n'agasuku hari ibiboro byatrendinze ngo abarundi ngo niwe muntu ngo ubwire ikintu ngo aho kugira ngo agusubize akagusubiza ikibazo noneho kugira babikemure bafashe umurundi kazi umwe baramubaza ngo ese koko ngo mu Burundi ngo iyo uvuze ikintu ngo aho kugira umuntu agusubiza ikibazo ahita amubaza ngo ninde wabikubwiye ibyo bintu no mu Rwanda birahari buriya umugoyi ahantu mubarije ikintu usa kigusubiriza naye nafashe umukapo umwe witwa Pirate w'umugoyi ndamwegera ndavana naye reka nkora ubushakashatsi ndamubaza ni Pira koko umugoyi ahantu mubarije ikintu usa kigusubiriza ahita ambwira ngo ngwino hano hirya bimbwire neza anyway mu Rwanda turimo turatera imbere ibintu byose abantu barimo baratera imbere bari gutwikira ibintu tunashimira Aline Sano niwe muntu utajya utwikira ibintu bye ngo akabye indirimbo ze ntabwo ajya zitwikira mu Rwanda dufite umuhanzi witwa The Ben n'uwitwa Melody ari Team B na Melody muyoboni Brag ari Team B hari na Melody hejuru yawe ariko uziko hari ahantu hasigaye Kanyanga Kamanda niwe muntu utaha ubukwe kama uravumba we Kamanda nta bukwe adataha kama hari ikibazo nagize ubukwe bwa The Ben ngo bwari puranka ngo bajya ngo batwikire forever ngo igire views nyinshi murakoze cyane nitwa Isakari Kabiri